Keza, Linda ndetse na Mihaye, abavandimwe batatu. Keza rero akora agisida maze rwose agatakaza ubwonko bwibuka. Kuva rero icyo gihe atangira rwose kugenda yitwara nyine ukuntu gutandukanye n'uko yitwaraga, ndetse rwose atangira kujya agobora abavandimwe be, dore ko Keza nyine uyu niwe wari mukuru muri aba bavandimwe be bose. Umunsi umwe rero Mihaye aba ari guha imiti Keza, maze rwose akaga kuyinywa akajya ayifata akayijugunya. Yari yarihebye ku buryo rwose uba ubona wagira ngo arashaka nko kwiyahura. Ku rundi ruhande rero Linda aba ari ku kazi, ajya kubona rero akabona Yves aratungutse, dore ko rwose yari amutunguye cyane kubera ko uyu munsi nta gahunda bari bafitanye. Yves rero ahita amubwira ati mukunzi, numvaga rwose nkwikumburiye, numvaga nyine ngomba kuza kukureba hano. Naho Linda aturantunguye ni ukuri. Yves ati nibyo nifuzaga nyine. Barahoberana rero maze Linda akamubwira ati gusa nyine urakoze kuko rwose nanjye nari ngukumbuye kandi cyane, ahubwo se ko nta ice cream unzaniye? Naho Yves ati ihangane rwose, ubwo nyine ni amakosa yanjye kuba ntayo nkuzaniye, wayishakaga kandi. Naho Linda ati cyane ndayishaka. Yves rero ahita amubwira ati icyo nkuzaniye ariko kirenze kure rwose kuri ice cream, ndabizi uri bugikunde. Naho Linda ahita atega ikiganza ati nyine shyiramo nyine icyo unzaniye. Yves rero ahita aseka maze nyine agahita amanuka gahoro agashyira ivi hasi, maze agafata ikiganza cya Linda agatangira kumubwira rwose amagambo aryoheye amatwi. Ati rwose mukunzi, urabizi tumaranye igihe kirekire, ntabwo ndi umuhungu rwose ugukwiye ngereranyije n'abandi bose nabonaga bakwiruka inyuma. Gusa igitangaje ni uko abo bose wabaretse, nyamara bari bankubye inshuro 100 rwose, haba mu bushobozi, haba uko ngaragara, ibintu byose nabonaga bandenzeho, ariko bose warabahakaniye maze ugumana nanjye. Ibyo rero byatumye rwose menya ko ndi umugabo w'umunyamahirwe kuri iyi si. Niyo mpamvu rero mfashe rwose uyu mwanya maze nkagupfukama imbere nkakubwira rwose mbikuye ku mutima ko gukunda kandi nifuza ko wambera umugore maze tukamarana ubuzima bwose nsigaje ku isi. Ndakwinginze rwose, byaba ari iby'icyubahiro uramutse unyemereye ko rwose wambera umufasha. Linda rero ahita ahaguruka maze akabwira Yves ati ndabyemeye rwose, ntabwo wakumva igihe nari maze ntegereje iri jambo. Naho rero Yves ahita amwambika impeta maze agahaguruka akamuhobera ati mbabarire rwose mukunzi kuba naratumye utegereza igihe kinini. Linda ati nta kibazo, icyangombwa nyine ni uko uyu munsi ugeze. Yves rero ahita amubwira ati ndagukunda cyane kandi ni ukuri ndakubwiza ukuri, uri ibyishimo byanjye. Baba bakiri kuvugana rero maze telefone ya Linda ikaba irasonye. Aba rero ari murumuna we Mihaye uri kumuhamagara. Mihaye rero ahita abwira Linda ati ni ukuri ndagukeneye rwose mu rugo, kubera ko mukuru wacu yongeye kandi kumera kwa kundi, imiti yayanze, nta kintu na kimwe ashaka gufata, byongeye rwose byabaye bibi. Linda rero ahita amubwira ati hangane nyine umwiteho, yewe nzaza ejo kuko kuza uyu munsi urabizi ko bitashoboka. Ava kuri telefone maze agahita atangira kubwira Yves ati mukuru wanjye yongeye yabaye kwa kundi nyine najyaga nkubwira. Ati mukuru wanjye rwose yari umukobwa mwiza, uw'umwana mwiza, wumvikana na buri wese, yari inshuti ya buri muntu wese, yaba mu muryango wacu ndetse n'abaturanyi. Buri muntu wese yaramwishimiraga. Umunsi umwe rero yarasohotse maze rwose akora agisida, yagarutse mu rugo nyine nta kintu na kimwe yibuka. Guhera uwo munsi yarahindutse ku buryo ntabwo akiri wa mukuru wacu twiyumvagamo. None nyine umva ngo noneho byongeye kandi imiti yongeye kuyanga. Ubwo nyine ejo ngomba kujya kumureba uko byagenda kose. Yves rero ahita amuhobera maze agatangira nyine kumwihanganisha ati komera rwose ndabyumva, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko nyine ejo rwose ndifuza kuzaguherekeza maze tukajya kureba uko ameze.
Linda ati none se akazi kawe nyine uzagasiga n'ibintu byawe byose wari uri gukora? Yves ati none se urumva hari ikintu kiruta kwita kuri famiye y'umukunzi wanjye, kubera ko famiye yawe ni nkaho rwose ari famiye yanjye. Buracya rero Linda ndetse na Yves bagafata urugendo nyine, kubera ko iba ari imijyi ibiri itandukanye. Bagera rero mu rugo maze bagasanga Mireille yicaye muri salo. Abakibona Linda agahita ahaguruka yiruka maze akamuhobera ati Imana ishimwe, ni ukuri ko uje nari ngukeneye cyane. Naho Linda ati ndabyumva cyane, aramuhobera rero maze agahita amubwira ati dore rero uyu ni fiance wanjye yitwa Yves, niko bari kumwereka nyine n'ikiganza cyambaye impeta. Mireille ahita yishima cyane maze agahobera Yves ati ni karibu mu muryango wacu. Naho Yves ati nishimiye rwose guhura nawe, nari nkuzi nyine ku magambo gusa ariko nari ntarakubona amaso ku maso. Linda ahita abwira Yves ati icara maze nze rwose njye kureba nyine mukuru wanjye, mubwire yuko turi hano kugira ngo nyine uze kumusuhuza ariko abizi ko waje. Ahita rero abwira Mireille kujyana nyine ibintu byose baba bafite mu cyumba, maze we nyine agahita yihuta ajya mu cyumba cya Keza. Linda rero agera mu cyumba cya Keza, birumvikana nyine abamukumbuye cyane, agenda yiruka rero amubwira ati mukuru wanjye umeze ute, aba ari no kumuhobera cyane. Naho rwose Keza nta nubwo bari kunyeganyeza amaboko ye, biba bigaragara nkaho ntacyo bimubwiye kuba Linda yaba ari hano. Linda rero yicara ku buriri maze agatangira kumubwira ati kubera iki rwose uri kwitwara uko witwara, murumuna wanjye yambwiye ko utagifata imiti, kubera icyo uri gukora ibi bintu? Uribuka neza ko muganga yakubwiye ko ugomba kunywa imiti yose kandi ukayinywera ku gihe? Naho rero Keza ahita amuca mu ijambo ati ariko ibyo muganga yambwiye ntacyo bimbwiye, nta nubwo kandi nkeneye kunywa imiti rwose, ntabyo nshaka. Linda rero ahita agerageza nyine kumurangaza kuko rwose aba abona nyine ameze nk'umuntu ufite umutima mubi ukuntu. Ahita amubwira ati none se Keza, urabizi ko nyine ubu ndi fiance w'umuntu, uzi ko se mu minsi mike turaza gukora ubukwe, ubu rwose tugomba gutangira nyine kwitegura ubukwe, niko kandi aba ari kumwereka impeta ati ndakubwiza ukuri ubu nashyushye rwose, ibintu nyine bigeze aharyoshye. Keza rero baba bari kwereka nta nubwo rwose anyeganyega, nta nubwo aba agaragara nkaho yitaye kuri murumuna we. Linda ahita amubaza ati ariko se Keza, nta nubwo wishimiye iyi nkuru nziza nkubwiye? Noneho nyine Yves ari yicaye muri salo arifuza guhura nawe. Naho rero Keza ahita amubwira ati jyewe nta muntu n'umwe nshaka guhura nawe, nta muntu rwose nshaka kubona mu maso. Linda ati uzi yuko tuvuye mu wundi mujyi tukarinda gutega tukaza ari wowe nyine umuzanye, nari nje rwose kugira ngo mwereke nyine famiye yanjye, nawe yifuzaga no kugusura, none ngo ntabwo nshaka kumubona? Keza ati ariko ibintu ndi kuvuga ndakeka rwose biri mu rurimi wumva neza, nta muntu n'umwe nshaka kubona. Linda rero agaruka muri salo atishimye rwose habe na gatoya. Yves ahita amubaza ati sheri bigenze biteze ko mbona rwose utishimye habe na gatoya? Naho rero Linda ahita amubwira ati birambabaje cyane, ni ukuri mukuru wanjye rwose ntabwo akiri wa wundi, tekereza ko n'ukuntu kose yakundaga abantu ariko no kuza kugusuhuza biramunaniye neza neza, gusa nyine reka twihangane ejo bizagenda neza. Mireille rero ahita ababwira ati nimwe mwicaye reka njye kubategurira amafunguro. Umugoroba rero uragera maze bakajya kuryama. Linda abwira Yves ati ni ukuri ndakwinginze rwose umbabarire kuba natumye urara hano, ndabizi ko wagombaga nyine kuza kurara muri hoteli, ariko nyine nyumvaga rwose nifuza ko utanjya kure twagumana iri joro. Yves rero ahita amubwira ati hoya rwose nta kibazo, wikiyegisikiza kuko nanjye nyine nabikunze kuba ndi kumwe nawe, ubwiza bwawe rega n'ubundi buri gihe buba bunkururira iruhande rwawe, wagira ngo se kukujya kure njye biba binyoroheye? Ntabwo biba binyoroheye habe na gatoya. Linda rero ahita amuhobera ati ni ukuri uri impano rwose Imana yanyihereye.
Mu gitondo rero Yves ndetse na Linda baba bicaye muri salo bari gufata nyine amafunguro ya mu gitondo. Mireille ahita aza nyine afite n'ibaga maze agahita ababwira ati nakererewe rero ngomba kugenda nyine kuko ngomba kujya ku ishuri kandi mfite amasomo nyine ya mu gitondo, ubwo nzagaruka muri wikendi. Ahita rero kandi abwira Yves ati wakoze cyane ku mafaranga wampaye yo kwifashisha. Amara kugenda maze Linda agahita amubaza ati wamuhaye amafaranga? Naho Yves ati cyane, ati none se umuvandimwe mwiza afite icyo yakagombye kuba akora? Linda aramubwira ati ni ukuri urakoze cyane rwose, nkunda kandi ukuntu unyitaho noneho n'ukuntu wita ku muryango wanjye. Linda rero ahita abwira Yves ati reka njye kureba ko na Keza yabyutse maze ndebe ko namuha amafunguro, niyo yafata dukeya nawe nyine gufata amafunguro, ariko ndaje ndahita ngaruka n'ubundi dukomezanye. Linda rero agera mu cyumba cya Keza maze agasanga ariyicariye nyine nta kintu na kimwe ari kuvuga nyine ari kureba ahantu hamwe gusa. Linda arahita amubaza ati waramutse? Naho Keza akamwihorera. Linda aratambuka maze akicara ku buriri ashaka rero kumugaburira, maze rwose Keza akazunguza umutwe ntabwo rwose aba ashaka gufata amafunguro. Linda aratangira kuganiriza Keza ati ngiye kugusubiriramo ibintu wambwiye haciye imyaka myinshi. Uribuka ababyeyi bacu bakimara kwitaba Imana? Urabyibuka ko rwose kwiyakira byari byarananiye, kwakira ko nababuze byari byaranze. Uribuka ko wambwiye yuko twese nyine twakundaga ababyeyi bacu ariko nyine tugomba kwiyakira kubera ko byarangiye bagiye, ndetse wansezeranyije kuzatubera nyine ababyeyi njyewe ndetse na Mireille, kuzaba nyine aho ababyeyi bacu batari. None uratekereza uzatubera umubyeyi ute igihe cyose utari gufata imiti ndetse udashaka gufata n'amafunguro, aribyo byonyine bishobora gutuma nyine umera neza maze ukazagera kuri ibyo byose wiyemeje. Keza rero nta jambo na rimwe rwose yongeraho, nta nubwo anyeganyega, arakomeza akemerera nk'uko yari ameze, wagira ngo rwose ibintu baba bamubwiye nta kintu na kimwe aba yumvisemo. Linda rero akomeza abwira Keza ati niba ibyo byose utabikora ku bwawe, nibura bikore ku bwanjye ndetse na Mireille. Aba akiri kuvuga ibi rero maze Yves akaba arinjiye. Yinjira rero asuhuza Keza ati Keza umeze neza? Naho rero Keza yubura amaso yitonze cyane rwose maze akaba arebye Yves, aba akimukubita amaso agahita yikanga, ukabona rwose arahindutse mu buryo bugaragara. Ahita atangira rero gutekereza ukuntu yigeze guhura nyine na Yves ahashize. Ahita yibuka ukuntu nyine umunsi umwe yari ari mu nzira ari gutaha, noneho nyine yari ari kuri telefone nanone avugana na Linda, maze telefone iba iramucitse yikubise hasi, yunamye rero ajya kuyitora, maze nyine Yves nawe aba amugeze iruhande, yari afite imodoka abona nyine uyu mukobwa ameze ahari nkaho yaraguye, yahise rero ahagarika imodoka maze avamo ajya kumureba. Yaramubajije ati ubaye iki? Naho Keza yahise amubwira ati nari nsitaye nyine telefone yanjye igwa hasi, nari ndi kuvugana na murumuna wanjye, ubwo rero nyine niyo nari ndi gutoragura. Yves rero yahise amubwira ati ihangane, ati none se wari ugiye he? Keza rero icyo gihe yahise amubwira nyine aho yari agiye, maze Yves ahita amubwira ati ndifuza nyine kuhakugeza. Naho Keza yahise amubwira ati hoya ntabwo nshaka kukugora. Yves yahise amubwira ati hoya ndashaka rwose kugutwara, ndabona utameze neza cyane, jya mu modoka nta kibazo. Keza rero yagiye mu modoka maze agenda yitegereza uyu musore, dore ko rwose uyu musore nyine yari abereye n'amaso, yari bogari ku buryo kumureba rwose warabibonaga ko ari umusore mwiza cyane. Yves rero kandi yari umusore nyine uzi kuganira, ariko uganira atuje mu ijwi rituje cyane. Bakomeje kugenda rero buri umwe wese agenda yitegereza undi, ariko nyine baganira ibiganiro nyine bisanzwe cyane. Bageze rero aho Keza yari agiye, yaramubwiye ati ni ahangaha ngiye. Yves yarahagaze
maze amuhereza carte de visite ye, aramubwira ati ni ukuri uzamvugishe. Keza rero yarishimye maze rwose amusezeranya yuko azamuhamagara kandi bidatinze. Baratandukanye maze Keza akimara kugenda, Yves yakomeje ahagaze ari kumwitegereza maze akajya yisekana wenyine. Yves rero yari ari kwibwira ati uyu mukobwa ni mwiza cyane rwose, agakomeza kumureba nyine ubwo yari ari kugenda. Ahangaha rero Yves yari asize Keza nyine yari asigaje rwose intambwe nkeya kugira ngo yinjire mu gipangu. Ari kugenda rero haje imodoka rwose utamenya ahantu ivuye, ariko ubwo Yves we yari yarangije gukata nyine yagiye. Iyi modoka yaraje maze ihita ikubita Keza aba yikubise hasi. Yahise amera rero nkaho rwose apfuye. Uyu mushoferi wari utwaye iyi modoka yabonye ko uyu mukobwa ashobora kuba apfuye, maze ubwoba buramwica ahita yiyirukira arigendera. Keza rero yagumye aha ku muhanda maze abantu nyine baza kumutoragura. Baramujyanye rero bamujyana kwa muganga baramuvura nyine, ariko ahita atakaza ubwenge bwibuka. Nuko nyine byamugendekeye kugira ngo uyu munsi abe arwaye. Gusa nyine ikintu gitangaje ni uko nta kintu na kimwe yibukaga, ariko nyamara agikubita amaso Yves we rwose yabashije kumwibuka, abasha no kwibuka ko bigeze kumenyana. Aka kanya rero yahise atangira kumwenyura, maze nyine Linda atangira kubaza Keza ati Keza bibaye bite ko mbona rwose wishimye? Yarongeye rero agerageza kugaburira Keza, ariko nyine Keza n'ubundi ibyo kurya arabyanga. Yves yahise abwira Linda ati zana ariko ngufashe, zana ngufashe rwose nta kibazo. Yafashe rero iyi sahani maze yicara imbere ya Keza atangira nyine kumugaburira ati hangane ni ukuri ufate amafunguro kubera ko urabizi ko ugomba kunywa imiti umaze kurya, kandi ni ukuri ibi byose utabikoze ntabwo wazakira, kandi turakwifuza kukubona uri muzima umeze neza. Keza rero wari uri kwitegereza Yves atamukuraho amaso, noneho Yves yaramutamitse maze rwose arasama aratamira. Linda rero yarabirebye maze rwose arumirwa, gusa ibyishimo byabaye byose. Yves rero yahise aguma aha maze agaburira nyine Keza, yaramugaburiye amafunguro yose arayamara, ashoje amuha imiti nayo arayinywa. Gusa ijisho ntabwo yarikuraga kuri Yves. Yves we rero nta nubwo yibukaga rwose uyu mukobwa, ntabwo yibukaga ko bigeze guhura. Basoza rero guha Keza imiti ndetse n'amafunguro, maze Linda ndetse na Yves bakajya mu cyumba. Linda nyine biba byamurenze, abwira Yves ati ntabwo wakumva ibyishimo mfite kano kanya, yabaye rwose Mireille yari ahari yari kumirwa. Uzi igihe cyose tumaze Keza yaranze gufata imiti, nta kintu na kimwe ashaka gushyira mu kanwa. Biratangaje ukuntu wowe wabimuhaga anaseka rwose ubona kwishimiye. Cyakoze ni ukuri nakubwira rwose ngura impano yavuye mu ijuru ukagira ngo ndakubeshya, ni ukuri rwose uri gift yanjye niherewe. Yves rero ahita amubwira ati ahubwo se ko nyine nari namaze guhura n'abavandimwe bawe kandi ukaba ubizi ko hari akazi nasize kari gupfa, wasubira muri uriya mujyi nyine twabagamo nkajya kureba ibyo akazi kanjye uko bimeze? Linda ati hoya, ntabwo urasoza guhura n'abavandimwe banjye, kubera ko ugomba kubanza kwicarana na Keza maze nyine ukamubwira ibyanjye nawe, ndetse ukamubwira n'impamvu wari uri hano. Yves rero araseka ati ariko se wagira ngo kuba narakwambitse impeta ahari nayikwambitse mpubutse, uzi ko hari ubanza nari kubanza kubibwira nyine mukuru wawe nkabanza kumusaba uruhushya? Naho Linda ati hoya, ibyo ntaho bihuriye n'iyi mpeta nambaye, ariko nyine ugomba kubanza ukamuganiriza ukamubwira ibyacu byose witonze. Baba bakiri kuvuga ibi rero maze Keza akaba arakomanze, akomanga kandi ahamagara Yves ati Yves, ndashaka rero kunywa icyayi gishyushye neza kandi kirimo amata menshi. Linda rero ahita ahaguruka ati reka njye kukigutegurira, birumvikana nyine aba yubaha umushyitsi we cyane. Naho rero Keza ahita abwira Linda ati ntabwo ari icyayi cyawe nshaka, ndashaka icyateguwe na Yves gusa, wowe nugitegura ntacyo ndi bufate rwose.
Linda rero arumirwa ariko nyine akicecekera. Yves rero ahita abwira Keza ati nta kibazo, reka mpaguruke maze njye kukigutegurira. Keza ahita amubwira ati urakoze cyane, ndagishaka nyine gishyushye cyane kandi kirimo amata ahagije. Yves rero ahita amubwira ati humura rwose ndabikora nk'uko nyine ubishaka. Yves rero amara gutegura icyayi maze akagitegurira Keza muri salo. Keza rero atangira kukinywa nyine bari no kuganira. Keza bari kubwira Yves ati ni ukuri natekerezaga yuko ninsubira nyine ku kazi hari ibintu byinshi ngomba kuzagurira abavandimwe banjye. Buriya rwose babona bakunda ubuzima bwiza kandi buryoshye, ndetse rwose bakunda ibintu byiza, gusa nyine nabo ni abakozi bakunda gukora cyane. Yves ahita abwira rero Keza ati niyo mpamvu nakunze Linda. Linda nyine ni umukobwa uzi gukora cyane, akunda ibintu byiza kandi rwose azi no kubishaka. Ajya kumubwira ati rero nari ndi hano kugira ngo nyine abagiye kumusobanurira impamvu yari ari hano. Naho rero Keza agahita amuca mu ijambo ati nari maze kubitekereza neza, numva rwose nkeneye kuba ntembera hano mu gipangu cyangwa nkaba nanasohoka imbere yaho gato, none se wanyemerera maze ukamperekeza? Gusa nyine kano kanya Linda aba ahagaze nyine inyuma ari kubumva ibyo barimo byose, ndetse Yves nyine aba ari kurebana na Linda. Linda ari kumucira amasiri ati nta kibazo, mwemerere nyine maze musohokane mujyane nyine mujye gutembera. Yves rero ahita abwira Keza ati nta kibazo. Keza ahita abwira Yves ati wamfasha se guhaguruka? Aba ari kumuhereza nyine amaboko kugira ngo amuhagurutse. Yves aramuhagurutsa maze bakagenda nyine bafatanya ikiganza akamujyana gutembera. Aka kanya rero Linda rwose asigara yishimye, ibyishimo biba ari byose. Nibura nyine ababonye mukuru we yishimye mu myaka myinshi yari amaze aryamye aho ngaho yararwaye. Gusa nyine Keza we rwose akimara kubona Yves ibintu byahise bihinduka, arongera nyine agira ibyishimo nk'ibyo yagiraga kera, ndetse akajya aganira nyine akicara akaganiriza Yves, ariko niwe wenyine yaganirizaga, nta wundi muntu yavugishaga. Byari bitangaje rero rwose ukuntu yamubonye maze agahita ahinduka. Bava rero gutembera maze Yves agasanga Linda mu cyumba. Linda ahita amubaza ati none se byagenze bite iby'ubutembere? Naho rero Yves ahita amubwira ati byagenze neza. Linda ahita amubaza ati Keza se ari he? Yves atari mu cyumba cye. Yves rero ahita abwira Linda ati gusa nyine namaze noneho guhura n'abavandimwe bawe, twaraganiriye bihagije, rero rwose ejo noneho ndashaka gutaha, ndashaka kugenda kubera ko akazi kanjye kari gupfa urabizi. Linda ati hoya rwose mbabarira, ntabwo aricyo gihe cyo kugenda, kubera yuko mukuru wanjye yaratangiye kukwiyumvamo, ahubwo nifuzaga ko nyine wamara indi minsi maze rwose ukamufasha kumwitaho kuko ari we wenyine yemera, bityo byamufasha kuba yakira vuba. Naho rero Yves ahita amubwira ati hoya rwose ntabwo byashoboka, kubera yuko uriya nyine Keza ni mukuru wawe, agomba kukwiyumvamo kurusha uko yakwiyumva mu bandi bantu bose. Linda ahita amubwira ati ahubwo nanjye nicyo nibaza, ubanza ahari uburwayi bwe bwaramwerekeje ku bagabo cyane, ko aribo bamwitaho kurusha abantu b'igitsina gore. Yves ahita aseka maze akamubwira ati hoya uko byagenda kose nyine ejo ngomba kugenda. Linda rero aramubwira ati nta kundi nyine niba wafashe umwanzuro ubwo ntacyo nabihinduraho. Buracya mu gitondo rero Yves akitegura asezera rero kuri Linda, maze akamubwira ati abandi bansezerere dore rwose ngiye hakiri kare. Linda rero ahita abwira Yves ati nzagukumbura, gusa nyine nanjye nzaza. Mireille akimara kuza muri weekend nanjye nzahita nza. Yves ati uzabanguke ni ukuri ndumva ntangiye kugukumbura nkiri na hano. Barahoberana rero maze bagasezeranaho. Yves aragenda maze hashira umwanya Keza akaba arabyutse, aza rero muri salo ahamagara Yves ati Linda, Yves ari hehe? Naho Linda ahita amubwira ati Yves yatashye, ubu rwose ageze mu nzira agenda.
urabizi neza nyine ko yari yazanywe hano no kugira ngo ahure namwe, byabaye rero yahuye namwe, afite inshingano nyinshi agomba gusubira ku kazi. Keza rero we rwose umujinya watangiye kumurenga, ati ntabwo ibyo bintu byumvikana, ati ibyo bintu uri kuvuga rwose simbyumva habe na gatoya, aba ari kwifata mu mutwe nyine ari kuzenguruka saro yose adatuje rwose ubona ibibazo bimurenze. Linda aramubaza ati none se umeze neza? Naho Keza ati ndavuze ngo hamagara Yves, gira vuba rwose muhamagare. Linda ati ntabwo byashoboka kuko rwose bari hafi kugera ku kibuga cy'indege. Keza ati ndavuze ngo muhamagare, none atangira gusara maze agatangira gufata ibintu byose abitera Linda. Linda abona ibintu bikaze rero maze agafata telefone agahita atangira guhamagara Yves ati ndakwinginze rwose garuka. Naho Yves ati none se umeze neza mukunzi? Linda ati ntakomera neza ntako, mbabarira rwose garuka ndakwinginze. Yves rero ahita akata maze rwose akagaruka kuko aba yumva ko nyine umukunzi we atameze neza uko byagenda kose. Yves rero aba akinjira mu nzu ati none se mumeze neza? Keza ahita ahaguruka yiruka maze agahobera Yves mu buryo butangaje. Yves nyine nawe amufataho nyine nk'uri kumuhobera maze akajya areba nyine Linda nko kumubaza ati ariko se ibi ni ibiki, bimeze bite? Keza rero abwira Yves ati ntuzongere kugenda rwose, kubera iki ugenda? Baricara rero nyine bakaba baganira ariko uba ubona rwose Yves yabihiwe. Basoza kuganira maze Yves akajya mu cyumba ndetse na Linda. Yves abwira Linda ati ariko ibi bintu rwose ntabwo ndi kubyumva habe na gatoya, ibi bintu kandi ntabwo ndi kubikunda, nta nubwo biri kunshimisha. Kubera iki umuvandimwe wawe ashaka ko nguma hano? Naho rero Linda ahita amubwira ati rwose ndakwinginze ugumye hano iminsi mikeya. Naho Yves ati ariko urabizi ko mfite ibindi bintu byo gukora, sinumva impamvu umuvandimwe wawe ashaka ko nguma aha. Linda ati nuko nyine ari wowe yiyumvamo, ni wowe utuma nyine yumva amerewe neza. Yves ati ariko uribuka ko rwose nanjye mfite izindi nshingano. Naho rero Linda ati ariko ufite abantu baba basigaye ku kazi kawe, nta kintu na kimwe kizangirika kandi nta n'ikindi kintu na kimwe wabura hano. Yves ati none se ushatse kuvuga yuko ngiye kuba hano? Linda ati hoya ntabwo ari igihe cyose, ariko nibura iminsi mike rwose, mukuru wanjye aragukeneye kandi nanjye rwose ndagukeneye hano. Yves ati si ukukubeshya, ntabwo rwose ibi bintu biri kunshimisha. Linda rero abwira Yves ati ndakwinginze nibura bikore ku bwanjye. Akomeza kumwinginga rero maze Yves akabimwemerera. Baba rero biryamiye ku gitanda bari kureba nyine amakanzu y'ubukwe. Naho rero Linda abaza Yves ati none se iyi kanzu niyo ushaka kuzangurira? Yves araseka ati hoya, urumva se njye ntabwo hitiramo ikanzu y'ubukwe, ni wowe uzayambara, ni nawe uziza kubera wowe nyine uzahitamo iyo ushaka. Icyo nzakora ni ukuzayishyura. Linda rero ahita amubwira ati ariko ni ukuri ndi umunyamahirwe rwose kuba ngufite, kubera ko ni wowe mugabo mwiza ku isi yose. Yves rero araseka ati ariko nanjye ndi umunyamahirwe kuba ngufite kuko rwose nta wundi mukobwa umeze nkawe nigeze mbona. Baba bakiri kuvuga ibi rero maze Keza akaba arinjiye muri iki cyumba baba barimo. Ahita rero ababwira ati natetse, nateguye ameza mwaza tukajya gusangira. Linda ati wateguye ameza? Keza ati cyane, ahubwo ndabategereje muri salo nimuze. Amara gusohoka rero maze Linda agahita abaza Yves ati ariko mbwira ni iki wakoreye mukuru wanjye? Ntabwo rwose mbyumva. Yves ati ushatse kuvuga iki? Keza ati Linda ati uzi yuko mukuru wanjye kuva yakora agisida yari atarinjira mu gikoni habe na gato, noneho ntabwo yinjiyemo gusa yanatetse. Ndumva numiwe si ukubeshya, ntabwo rwose nzi ikintu wamukoreye. Byuka rero uze maze tujye gufata amafunguro, uraza kubikunda ndabizi kuko mukuru wanjye ateka neza cyane. Yves rero ahita ahaguruka maze nyine bakajya muri salo. Baragenda rero bagafata amafunguro, gusa nyine batangira kuyafata maze Keza akajya abwira Yves ati ni njyewe ndi buguserive. Aramwarurira akamuha
maze rwose akajya nyine anamuhereza buri kintu cyose aba akeneye, aba ari kumwitaho mu buryo butangaje. Linda rero aba ari kubireba maze rwose akabyishimira. Linda rero abwira Keza ati ni ukuri amafunguro waduteguriye ameze neza cyane, nari nkumbuye rwose gufata amafunguro wateguye. Keza aramubwira ati urakoze, maze agahita abaza Yves ati none se wowe ko ntacyo uri kuvuga kuri aya mafunguro, ntabwo bimeze neza? Yves ati bimeze neza cyane, nabikunze rwose. Keza rero ahita amwenyura. Mbese ubundi Keza ikintu aba ashaka ni kimwe, ni ukumva nyine amagambo meza aturutse kuri Yves. Gusa nyine kuri aya meza Keza ntabwo aba ari gukura amaso kuri Yves, niwe wenyine aba ari kwirebera. Linda rero abwira Keza ati nakwifuje ko rwose na Mireille yaba ari hano, gusa nizere ko naza nawe rwose uzamutekera. Naho Keza ati nzabikora n'ibyishimo byinshi, gusa nyine Yves apfa kuzaba ahari kuko nawe adahari ntabyo nzategura. Linda rero na Yves bahita barebana maze nyine bakumirwa. Mu masaha y'ijoro rero Yves ajya guha imiti Keza nk'ibisanzwe. Keza nyine aba yicaye ku buriri agiye guhita aryama. Amara gufata iyi miti rero maze Yves akamusezera ati ureba uraraharyana. Naho rero Keza ahita amubaza ati none se ugiye he? Naho Yves ati nsanze nyine fiance wanjye mu cyumba. Keza ati hoya ntabwo rwose wansiga, ugomba kuguma hano maze rwose ukarara hafi yanjye, kubera ko niyo mpamvu nakugaruye, nifuzaga kumba hafi, ntabwo rwose nakwihanganira ko ugenda. Yves ati ariko uribuka yuko murumuna wawe ari fiance wanjye. Naho Keza ati ibyo ntacyo bivuze, ndagushaka hafi yanjye. Yves rero ahita amubwira ati reka nyine mbanze njye kubibwira Linda, ubwo ndaguhamagara maze nkubwire. Agera rero mu cyumba cya Linda akamubwira byose uko bimeze. Linda ahita amubwira ati nyine nta kibazo, genda urare mu cyumba cye. Yves ati ngende njye kurara mu cyumba cya mukuru wawe? Ati ariko uri kumva ibi bintu koko, urumva bisobanutse? Naho rero Linda ati ndumva njye nta kibazo na kimwe kirimo, ndakwizeye kandi nizeye na mukuru wanjye. Niba rero mukuru wanjye agushaka iruhande rwe nta kibazo, kuko ndabizi ko arahita asinzira nk'umwana mutoya, genda nta kibazo. Yves ati nyamara rwose ibi bintu biri kugenda bitera indi ntambwe kurusha uko nabitekerezaga. Ibi bintu rwose biri kugenda birenga imipaka, ndakubwiza ukuri uri kurengera. Sinzi impamvu kandi utabibona ko ibi bintu rwose biri kugenda bikabya. Linda rero arongera nyine agahobera Yves maze akamubwira ati mukunzi, ndakwinginze rwose bikore ku bwanjye, kubera ko ndifuza ko mukuru wanjye yishima kandi aba ameze neza. Nta kibazo rwose, mwese ndabizeye, genda nta kibazo. Yves rero arabimwemerera, ariko rwose akamubwira ati ni ukuri ntabwo ibintu byose biri kuba ngende kubikunda. Yves rero agera mu cyumba cya Keza maze Keza agahita yishima ati nari mbizi rwose kuri bugaruke, nubwo nari nabanje kwiheba. Ati ngwino banguka. Ahita rero umwereka ati icara hano. Aba yicaye ku buriri maze nyine akigira hirya ati ryama aha. Keza rero atangira kumworosa ati ndakwinginze kandi ntuze kugenda rwose niyo nasinzira. Yves aramubwira ati nta kibazo. Bararyama rero maze nyine bugacya Yves atigeze asinzira, kubera ukuntu nyine aba yaraye ari kureba ko Keza ameze neza. Mu gitondo rero Linda arabyuka maze agasanga Keza yicaye muri salo. Keza arahita abaza Linda ati none se Yves ari he? Naho Linda ati Yves araryamye arasinziriye. Ni ukuvuga ko nyine aba yabyutse mu cyumba cya Keza maze agahita ajya kuryama mu cyumba nyine cya Linda. Keza ati kubera iki se aryamye aya masaha? Naho Linda ati ntabwo yigeze asinzira neza mu ijoro. Keza ati kandi ntigeze rwose musakuriza, ntabwo nigeze mudehanja. Linda ati yego ndabizi, ariko nyine
yaraye akanuye agira ngo arebe ko nyine umeze neza wowe usinziriye neza. Niyo mpamvu ubundi nkunda Yves cyane kubera ko ni umusore nyine uzi kwita ku muntu, azi nyine azi gutanga keya cyane. Keza rero ahita amwenyura ati ndabyumva rwose ni umusore mwiza cyane. Gusa nyine nanjye ntabwo ndi umwana, ntabwo yari kurara akanuye agira ngo arebe ko meze neza. Linda arahita amubwira atuvuze ibyo kutaba umwana, maze nanjye mpita numva hari ikintu nkeneye kukubwira. Ati nawe nyine urabibona rwose Yves twaramutindanye turakabya. Yves yaje hano aje nyine kugira ngo muhure. Kuba rero yaragumye aha ni uko namwinginze kugira ngo nyine ahagume iminsi mike. Yaranyubashye nyine kuko uri mukuru wanjye mukuru, ariko ni ukuri rwose turi kumubangamira. Ndakwinginze reka tumureke maze yisubirire mu kazi ke. Keza ahita yijima ati hoya rwose ntabagomba gusubira. Linda ati ariko rwose birakabije, none se ubundi tuzamugumana kugeza ryari? Keza ahita atangira gutomboka bya bindi bye ati ndavuze ngo nta hantu na hamwe agomba kujya, agomba kuguma hano tukagumana. Ahita anahaguruka rero akagenda yivumbuye, gusa nyine aba ari kuvuga nabi cyane, kwa kuntu nyine umuntu avugana amakare akabije. Linda rero rwose abona noneho ibi bintu bitangiye gukomera neza neza, aba yibaza ukuntu fiyanse we azaguma muri uru rugo, nyamara rwose afite ibindi bintu agomba gukora. Umunsi wakurikiye rero Yves aba yicaye muri salo. Linda rero araza akamusanga maze akamubaza tumeze neza. Yves aramwihorera, biba bigaragara rwose ko uyu musore atishimye. Linda rero amubwira ati bampamagaye ku kazi, bambwiye ko bankeneye byihutirwa, ngomba rero kujyayo rwose. Yves ati genda nyine. Linda abaza Yves ati ariko se kuri kunsubiza ibisubizo utari usanzwe umpa, wagira ngo rwose ntabwo uri gushaka kuvugana nanjye? Ndakumva nyine, ndakumva rwose ntabwo byoroshye, ntibikoroheye, ariko nanjye ntabwo binyoroheye. Nanone ariko Keza ni mukuru wanjye, ndifuza rwose ko amera neza. Ibyo turi gukora byose rero niwe turi kubikorera. Yves rero ahita amubwira ati ndabizi nyine, wigeze wumva se mbiguhakanya? Linda rero abona rwose Yves atishimye habe na gatoya, ariko nyine akamubwira ati ubwo nyine nta kundi, ejo ngomba kubyuka ngenda. Buracya mu gitondo rero maze Linda agaterura nyine ibintu bye byose, Yves aramuherekeza akamugeza ku modoka akamusezera, maze agahita asubira mu rugo. Keza rero arabyuka maze akabyuka abaza Yves aho nyine murumuna we yagiye. Yves rero ahita amubwira ati yagiye nyine, yagiye ku kazi, yanze kugukangura kubera ko yagiye hakiri mu gitondo. Naho Keza ahita avuga ati hoya, ubwo ntabwo ari ukwanga kunkangura, ahubwo nyine yabonaga ntacyo bivuze kuba yabimbwira. Ahita yivumbura rero maze akagenda yiruka nyine asubira mu cyumba. Aba rero atangiye kuzamuka esikariye, maze akaba aranyereye, akaba araguye, akababara nyine ikirenge. Yves rero ahita yiruka maze akaba aramufashe nyine, ahita amuterura akamwicaza mu ntebe ati reka nshake ibintu nyine ngushyiriraho. Aragenda rero akazana nyine amavuta maze akamukorera akamasaje, cya kirenge nyine kikongera kikamera neza, ariko aba akiri kumva nyine ububabare. Aramuhagurutsa rero kugira ngo agende nyine amusindagiza amugeze mu cyumba, maze Keza ahita abwira Yves ati ndakwinginze mbabarira rwose tubyinane akaririmbo kamwe cyangwa tubiri. Naho Yves ati kandi umerewe nabi, urwaye ikirenge? Keza ati we nta kibazo mfite, mbabarira rwose kuko simperutse kubyina kandi ndumva mbikumbuye. Yves rero nk'umuntu baba barasigiye nyine inshingano zo kwita kuri Keza, aba agomba gukora uko ashoboye kugira ngo uyu mukobwa nyine yishime. Batangira rero kubyinana akaririmbo nyine gatuje begeranye cyane, maze Yves yajya kumva akumva Keza aramusomye. Abakimusoma rero maze Mireille wa murumuna wabo nyine wundi waragiye ku ishuri akaba arinjiye, bose bahita bikanga, maze Mireille nawe agahita arakara, ahita abwira Keza ati ni ibyo ngibyo byawe, ni ibyo rwose usigara ukora iyo mukuru wanjye adahari,
ubwo wibagiwe ko uwo ari fiyanse wa mukuru wanjye bamuzanye rwose kugira ngo uhure nawe, none nibyo ngibyo utangiye? Ndifuza ko rwose mukuru wanjye yamenya ibiri kubera aha, kubera ko ntabwo abizi, arabizeye ntabwo azi ibyo mukora iyo amaze kugenda. Keza rero ahita yigira mu cyumba nta jambo na rimwe avuze, naho rero Mireille ahita arambuka ibintu byose yari afite maze agakurikira Keza, amusanga rero mu cyumba agahita amubaza ati nta soni koko, nta soni nka mukuru wacu twubaha dufata nk'umubyeyi wacu, urifata ugasomana n'umugabo wa murumuna wawe? Naho rero Keza ahita amubwira ati rwose nanjye sinjye ndamukunda cyane kandi kwihangana biba byanze, urukundo mukunda ntabwo rwose nabasha kurukontorora. Mireille ati reka rwose urabivuga nkaho nta n'ikibazo ufite, urumva koko ibyo bintu wowe bivugitse fiyanse wa murumuna wawe? Naho Keza ati nyine nta yandi mahitamo mfite, uriya musore ndamukunda cyane rwose, ndabizi nyine ko ari fiyanse wa murumuna wanjye ariko ndamukunda cyane. Mireille ahita amubwira atumva nkubwire, ibyo by'urukundo rwose gerageza urebe ahantu ucukura maze urushyingure, byibagirwe kuko ntabwo bishoboka, reka kwangiza umubano wa murumuna wawe ndetse na fiyanse we. Yves we rero ahita ajya mu gikoni maze agafata amazi agatangira kunywa kuko rwose aba afite stress nawe nyinshi. Mireille rero nawe arongera akamusangayo maze akamubwira ati ibintu nabonye rwose byantangaje. Yves ati ndabizi rwose. Mireille ahita amuca mu ijambo ati ndabizi nyine ko atari amakosa yawe, ariko rero ndabona aricyo gihe rwose kugira ngo uve muri runo rugo wigendere kuko ndabona ibintu bigiye kuba bikurushaho. Yves atuze inshuro zose nabwiye Linda ko ngomba kuva muri uru rugo ariko agakomeza kumpatiriza ngo ningume aha. Naho rero Mireille aramubaza ati kubera ko utamubwije ukuri uko ibintu byose bimeze? Yves ati ntabwo nari kubikora kubera ko byari kuba rwose bimwangije, ikindi kandi byari kubangiza namwe nk'umuryango, byari gutuma rwose ubumwe mwari mufitanye bugenda bwangirika, ntabwo rero nabyifuje. Mireille ahita amubwira ati rwose ndifuza yuko wabitekerezaho neza maze ukareba icyo gukora. Yves ati ndaje mbitekerezeho, byanze bikunze ngomba kubona icyo gukora kuko ibi bintu birakabije. Hashira rero amasaha maze Yves agasanga Mireille, ahita amubwira ati umwanzuro nawufashe, ejo mu gitondo ngomba kubyuka rwose ngenda. Mireille ati icyo ni igitekerezo cyiza rwose nanjye ndabishyigikiye. Mu ijoro rero Keza asanga Yves mu cyumba maze akamubwira ati ndakwinginze mbabarira rwose ku byabaye, ukuri nuko nyine ndagukunda cyane none kwikontorora byarananiye. Yves atugomba kubishobora rero byanze bikunze kubera ko ibi bintu bizangiza umubano wawe na murumuna wawe, kandi rwose nanjye ntabwo biri kunshimisha. Naho rero Keza ati ni ukuri sinzi ko rwose nabishobora. Yves ati ntuhangayike nzabigufashamo. Keza ati gute? Naho Yves ati mu gitondo ndabyuka ntaha. Keza ati ndakwinginze ntugende ntunsige. Naho Yves ati nafashe umwanzuro kandi nta muntu n'umwe wawuhindura, ahubwo mpagurukira mu cyumba, genda rwose, ejo ngomba kubyuka ngenda, nta na kimwe gishobora guhindura iki cyemezo nafashe. Keza rero ahita ahaguruka muri iki cyumba maze akagenda ameze nk'umurwayi, aba ababaye nyine, aba afite agahinda kenshi, uba ubona ndetse rwose yacitse intege ari kugenda nyine akuba ibirenge. Aragenda akajya mu cyumba cye, kuryama bikanga, gusinzira bikanga, arara yihindukiza bukarinda bucya. Buracya mu gitondo rero maze Yves nyine agafata ibintu bye asezera Mireille ati ndagiye, gusa nyine wiyiteho kandi wite no kuri mukuru wawe. Mireille ati nta kibazo rwose kandi urakoze. Amara gusohoka rero maze Mireille akajya mu cyumba nyine cya Keza, aba agiye kureba uko ameze. Abakigerayo maze agahita asanga Keza yaguye hasi akanuye rwose nk'umuntu wapfuye, ntabwo ari kunyeganyega, ntabwo ari guhumbya nyine, amaso rwose arayakanuye, aramunyeganyeza akamuvugisha maze akabona ntabwo anyeganyega. Ubwoba buramwica kuko abakeka
ko uyu mukobwa yaba rwose yashizemo umwuka. Ahita rero yiruka ari guhamagara Yves ati Yves garuka rwose garuka, ndabona Keza apfuye neza neza. Yves rero agaruka yiruka maze nyine bakajya mu cyumba bakareba uko ameze. Yves nawe ubwoba buhita bumwica maze bagahita bamuterura bakamujyana kwa muganga. Bava kwa muganga rero maze Yves agahamagara Linda akamubwira nyine ukuntu byagenze. Linda rero amubaza ati mbwira none se muganga yababwiye ko byatewe n'iki? Naho Yves aramubwira ati muganga yatubwiye ko nyine muri iyi minsi amaze iminsi afite stress, aribyo kandi byatumye nyine umuvuduko we w'amaraso uzamuka. Bikaba rero aribyo nyine byateje ibi bibazo byose afite. Linda rero ahita abaza Yves ati none se muganga yababwiye ko tugomba gukora iki? Naho Yves ati muganga yatubwiye ko tugomba nyine gukora ibintu byose ashaka tukamwitaho kugira ngo nyine ye gukomeza kugira iyo stress. Linda rero ahita amubwira ati ni ukuri mukunzi, sinzi impamvu rwose yari yatumye ushaka kugenda byihuse, gusa ndakwinginze umungumaniye iminsi mikeya kubera ko ni wowe yiyumvamo kurusha uko yiyumva kuri Mireille, maze rwose wihangane kugeza igihe nzagarukira, ndabigusabye bikore ku bwanjye. Yves rero abyemera atabishaka, ariko nyine nta yandi mahitamo rwose aba afite, gusa abasigaye abihiwe muri uru rugo kuko aba yaramaze kubona ko rwose uyu mukobwa ngo ni Keza akunda cyane Yves kandi biri kumubangamira. Yves rero ava kuri telefone maze agahita ajya kureba Keza mu cyumba cye, agerayo agasanga Mireille ari kumuha imiti yayanze neza neza nta nubwo ari kumuvugisha. Yves rero ahita abwira Mireille ati yimpereze iyo miti maze ngufashe. Arayimuha maze akicara imbere ya Keza akamubaza ati kubera iki utari gushaka gufata imiti? Ntabwo ushaka kumera neza se? Akira rwose ngaho unywa imiti. Keza ahita amubwira ati ntabwo ndafata amafunguro kandi ngomba kunywa imiti maze kurya. Yves ahita abwira Mireille ati mbabarira rwose unzanire amafunguro maze abanza afungure tubone kumuha imiti. Barayazana rero maze Yves akayatereka nyine iruhande rwa Keza ati ngaho rwose fungura. Naho rero Keza ahita amubwira ati hoya urabingaburira. Yves rero atangira gutamika nyine Keza ibintu Mireille aba ari kureba maze bikamutera umujinya kuko we nyine aba abibona aho uyu mukobwa aganisha, gusa ahita yigira muri salo kuko ntabwo aba akeneye gukomeza kubireba rwose. Yves rero aramugaburira yasoza akamuha na ya miti maze akayinywa. Yves rero agaruka muri salo maze Mireille agahita amubaza ati simbyumva rwose ukuntu mu basore bose buzuye iki gihugu ari wowe Keza yahisemo, wowe fiancé wa mukuru wanjye. Naho rero Yves nawe ahita abwira Mireille ati ntakubeshye rwose nanjye ntabwo mbyumva, ntabwo numva ukuntu umukuru wanyu atitaye kuba rwose ndi fiancé wa Linda, gusa nyine nta yandi mahitamo mfite kubera ko tugomba kumufasha kugira ngo amere neza. Mireille ahita asohoka maze akajya hanze agahita ahamagara Linda aramubwira ati Linda ndakubwiye ngo rwose ejo ugomba kuza. Linda rero ahita amubaza ati none se kandi byagenze bite, ni iki cyabaye? Naho Mireille ati niba ushaka ko nyine umuryango wacu uguma wuzuye kandi ukaguma ufite amahoro, ejo rwose ugomba kubyukuza. Linda ahita amubwira ati nta kibazo rwose nzaza, ubwo nzaza umbwire nyine icyabaye, gusa ndumva unteye ubwoba. Mireille rero ahita yikopera telefone kuko rwose aba ari kubabazwa n'ibintu biri kubera muri uru rugo. Linda rero uyu mugoroba nyine ahita yitegura maze bugacya mu gitondo aza azindutse rwose. Araza rero agakomanga maze Mireille akajya kumufungurira. Arabanza akamubwira ati impamvu naguhamagaye by'igitaraganya, ndakubwiza ukuri rwose Keza ibintu ashaka kugukorera ntabwo ari byiza, wakwemera yuko Keza akunda fiancé wawe? Ndakubwiza ukuri ibintu bigeze kure. Linda rero abyumva ati Keza mukuru wanjye? Naho Mireille ati cyane rwose mukuru wawe Keza, ndakubwiza ukuri ari hafi rwose kugutwarira fiancé.
Linda rero yinjira mu nzu n'umujinya mwinshi, dore ko rwose muri iki gitondo n'ubundi nyine Yves aba yicaye muri salo, maze Keza akaza akamwicara iruhande, araza rero agahita amuryama mu gituza, maze agakomeza kumureba mu maso. Muri aka kanya rero Keza nyine ahita afata ku matama ya Yves, maze nanone akaba aramusomye. Akibikora rero Linda ahita yinjira ati hoya, mwizere ko rwose ibyo mbonye atari byo, mwizere ko ahari amaso yanjye atari kureba neza. Aratangira akibyiringira mu maso ati ibyo mbonye ni ibya nyabyo se, mukuru wanjye Keza ari gusoma fiance wanjye. Bahita rero nabo rwose bikanga, maze nyine ukabona ko rwose ubwoba bubatashye. Yves ahita abura ahantu areba, nyamara rwose amakosa ntabwo aba araye, kubera ko uyu mukobwa buri gihe aba amusoma amutunguye. Keza rero ahita n'ubundi yigira mu cyumba, nta jambo n'iri na rimwe avuze. Naho rero Linda ahita abaza Yves ati koko se nibyo ibintu mbonye? Yves araceceka kuko nta jambo nyine na rimwe aba afite. Linda rero ahita asanga Keza mu cyumba, maze akamubaza ati koko wowe se mukuru wanjye nubaha gutya, ni wowe wankorera ibi bintu? Tekereza, umusore nakuzaniye kugira ngo umuhe umugisha, umusore nakuzaniye kugira ngo mumenyane, fiance wanjye, ariko rwose ntiwihanganye, utangiye kandi kumwikurura umwishyira. Ntabwo rwose nari nzi yuko ari uko uteye, gusa nyine n'uwo mugisha wawe ntawe tugikeneye, kubera ko ngewe na Yves kano kanya nyine turagiye, tugusohokeye mu buzima. Ikindi kandi nunkenera kandi nugarura ubwenge maze ukankenera nyine nka murumuna wawe, ntabwo rwose nzaba ngihari, kuko nzaba naravuye mu buzima bwawe. Ahita rero yisohokera, maze Keza mu kumva ko rwose Yves agiye kugenda, umutima n'ubundi uhita umuvamo, maze agahita abyuka yihuta. Linda rero ahita yinjira mu cyumba, maze agahita abwira Yves ati tugende vuba, fata ibintu byawe byose maze tugende. Gusa nyine rwose murantunguye, ntabwo ibi bintu nzi ko bishoboka, kubera ko utigeze umbwira ibintu byose byaberaga hano. Naho Yves atariko nagerageje kenshi kwigendera, ariko rwose ntabwo wabyumvaga. Linda arahita amubwira ati ahubwo mpise nibuka n'ukuntu washakaga kwigendera, impamvu nta yindi yari mukuru wanjye, ariko nanjye nabaye igicucu maze ndongera rwose ndakugarura. Sinigeze ntekereza ko biriya bishoboka, gusa ntajya ibyabaye byarabaye, ariko nyine tugomba kugenda kano kanya. Yves rero ahita ahaguruka, maze nyine agatangira kubika ibintu bye byihuse ati tugende rwose, dore igihe nari narakubwiriye ko nshaka kugenda ariko ntunyumve. Basohoka bihuta rero, kubera ukuntu nyine Linda aba arakaye, nta nubwo aba ashaka kugira n'umwe asezera. Keza rero aza biruka inyuma agenda ahamagara Yves, dore ko rwose ataba ashaka ko agenda. Araba yiruka cyane rero, maze akabasekuye igikuta, ahita yikubita hasi, aba yakomeretse kandi cyane. Kuri iyi nshuro noneho aba yakomeretse ku mutwe kandi bikabije. N'ubundi rero bahita bagaruka, maze bagahita bamujyana kwa muganga. Bava kwa muganga maze bakaza bakicara muri salo. Linda rero rwose uba urakaye cyane, n'ubundi ahita abwira Keza ati ko rero uvuye kwa muganga, ubu noneho umeze neza, n'ubundi tugomba kugenda njye na fiance wanjye, Mireille azakomeza kwiteho. Bahaguruka bagiye kugenda, maze nyine Keza agahita atangira kubwira Linda ati Linda, murumuna wanjye yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa karindwi, akamubwira umwaka, akamubwira rero na Mireille ati nawe yavutse ku itariki izi ngizi. Turi abana batatu b'abavandimwe, ababyeyi bacu bapfiriye muri agisida. Nyuma yaho rero nashatse akazi, maze rwose bigoranye mbona akazi ko muri salo, nagakoze iminsi myinshi maze mba mbonye salo yanjye. Umunsi umwe rero ndi gutaha mva ku kazi nakoze agisida, niko kwibagirwa, niko kumera nyine gutya. Mireille ahita amubwira ati kumbe burya ibintu byose urabyibuka noneho? Keza ati cyane, ndabyibuka rwose. Linda rero
ahita amubwira ati ni byiza noneho ko ibintu byose ubyibuka, kubera iki se iki gihe cyose utari warigeze utubwira yuko wibuka ibintu byose? Naho rero Keza ahita abwira Linda ati rero rwose Yves naramukunze kuva ku munsi wa mbere tukibonana, ntabwo rero rwose ashobora kuzongera kunsiga ukundi. Naho Linda ahita abaza Keza ati nyamara rwose njye ndumva utakize, ahubwo ibisazi biracyakurimo, uracyafite rwose ikibazo cyo mu mutwe? Keza ati nta kibazo na kimwe mfite rwose ndi muzima. Naho rero Yves ahita abaza Keza ati none se ubundi ko mvuga ngo sinzongere kugusiga, hari ikindi gihe naba narigeze kugusiga? Keza ati cyane, njye nawe nyine twigeze guhura. Ahita amwibwira maze akamwibutsa nyine ko yamukuye ku nzira. Ati wanampaye nimero zawe kugira ngo nguhamagare. Hanyuma rero Yves ati kuki utampamagaye n'imyaka yose ishize? Naho rero Keza ati nyine uriya munsi nibwo nahise nkora accident. Linda rero we ntabwo aba abyumva, abagira ngo ibintu byose Keza ari kuvuga ari kubeshya, atari ko izo nimero zizane. Keza yaragiye maze ashaka agakarite mu masakoshi ye yose birangira kazanye. Linda byaramubabaje, yaramubwiye ati ukuntu wajya uvuga ko ibintu byose nta kintu kimwe wibuka, ariko nyamara wibukaga ko wigeze guhura na Yves ndetse na nimero yaguhaye wibukaga aho wazibitse. Noneho rwose ubu nibwo namenya yuko uri mukuru wanjye mubi cyane rwose. Nibwo namenya ko kandi ibintu byose wakoraga wabikoze wabitekerejeho. Njyewe nagira ngo ni uburwayi maze ngahatiriza fiance wanjye kukwitaho, naho wowe rwose wari ufite tageti, wari ufite icyo wifuza. Linda kandi arahindukira maze akabaza Yves ati ibi bintu byose ntabwo rwose ndi kubisobanukirwa. Yves ati rero njyewe nta kintu kigeze kiba hagati yanjye n'uyu mukobwa, kubera ko twarahuye nyine, ariko twahuye mbere y'uko menyana nawe. Namuhaye nimero zanjye ariko ntiyigeze ampamagara. Iyo myaka yose yarashize rero nari naranabyibagiwe rwose sinabyibukaga. Rero rwose ntabwo nigeze nongera kuvugana nawe, sinanabyibukaga kugeza uyu munsi. Yves rero ndetse na Linda bagera mu cyumba maze rwose bagakomeza nyine gushwana. Yves abwira Linda atumva nkubwire ibintu byose byabaye ni amafuti yawe, njyewe nta kosa ndimo rwose, ni wowe wanzanye muri uru rugo, ni wowe kandi wakomeje kumpatiriza ngo ngume hano. Nakomeje nkubwira ko ibi bintu ntari kubyishimira, ndetse nakubwiraga ko ibi bintu rwose ndi kubona bigenda bigera kure, ariko ntiwigeze untega amatwi ngo unyumve. Byose rero byari amakosa yawe. Gusa mu gitondo cya kare ndabyuka mfata ibintu byanjye nigendere, ndava mu buzima bwanyu mwese, sinshaka kuzongera kandi kumva amakuru yanyu ukundi, kubera ko rwose ndumva bingeze ahantu. Ahita kandi ubwo yegera hanze nyine maze akajya gufata akayaga, kuko aba yumva ibintu byose byamurenze. Naho rero ku rundi ruhande Mihaye asanga Keza mu cyumba maze agahita amubwira ati rwose nakwifuje ko wari kuguma uri muri koma, cyangwa se ukaguma nta kintu kimwe wibuka, kubera ko nibura iyo uguma nyine uko wari umeze byari gutuma nkomeza kukubaha nka mukuru wanjye nahereye kera kose nubaha, nk'umuntu nafataga nyine nk'icyitegererezo cyanjye. Ariko ubu ngubu ndi kukubona nk'igisabo cy'umuryango wacu, ndi kukubona nyine nk'umuntu rwose ntifuza ko twaba dufite ikintu dupfana. Ahita rero asohoka mu cyumba maze nyine Keza agasigara ari kurira, dore ko rwose nawe aba abona ko nyine ibintu byageze iwa Ndabaga neza neza. Mu masaha y'ijoro rero Yves arongera akinjira mu cyumba maze akaza akaryama. Baryama rero batavugana, ariko nta n'umwe usinziriye, bose baba babuze ibitotsi. Linda rero abwira Yves ati mukunzi, ni ukuri sinifuza kugutakaza, ndagukunda cyane urabizi, kandi uri ubuzima bwanjye, ntabwo rwose nifuza kukubura. Naho Yves rero ahita amubwira ati hoya ntabwo uzambura, kuko nanjye sinifuza kukubura, ndagukunda cyane kandi uri urukundo rw'ubuzima bwanjye. Ahubwo icyaba cyiza ni uko mu gitondo njye nawe rwose twava hano hantu, noneho nta na kimwe twitayeho. Abavandimwe bawe n'ubundi ni bakuru, bazasigara nyine umwe yita ku wundi, tuzajya tubaha amafaranga maze bakemure ibibazo byabo, kugeza igihe nyine Keza azamenya kutwubaha
maze akanyubaha nk'aho ndi umugabo nyine wa murumuna we. Linda rero ahita abwira Yves ati ndakwinginze rwose mukunzi, umbabarire ku byabaye byose kuko ni amakosa yanjye, gusa ndagukunda cyane. Yves rero nawe ahita amubwira ati hoya nawe rwose ntabwo wari ubizi ko ari uko bizagenda, gusa nyine nta kibazo, wowe icyo ugomba kumenya ni uko ngukunda cyane nanjye kandi nkwifuza mu buzima bwanjye. Mu gitondo rero barabyuka bakitegura, maze nyine bagafata amavarize yabo bagera muri salo bari gusezera Mireille, dore ko rwose Keza we bataba banamwitayeho. Keza rero ahita aza maze akababwira ati ndabinginze rwose mumbabarire, nitwaye nabi, ntabwo nitwaye nyine nk'umuvandimwe wanyu, ndifuza ko nakabaye ninjye murumuna wanyu muto, maze mwese mukamuriraho munkubita kugira ngo nyine munshyire ku murongo. Ndabinginze rwose nimumbabarire kubw'amakosa nakoze, umbabarire rwose wowe Linda by'umwihariko kuba narangije ibyishimo by'urukundo rwawe, ndakwinginze umbabarire kandi ubikuye ku mutima. Ahita ahindukira rero maze akareba Yves ati ndakwinginze nawe umbabarire kuba rwose naratumye unyura muri ibi byose, sinzi ko ahari ushobora kuzambabarira maze umunsi umwe ukazanyubaha nkaho rwose ndi nyine muramu wawe. Ndakeka icyo cyubahiro ntagikwiye kubera ibyo nakoze byose, gusa ndabinginze mumbabarire. Ibi rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose ndakubabariye, icyangombwa nyine ni uko wamenye amakosa wakoze kandi ukaba wasabye imbabazi. Naho rero Linda ahita abwira Keza ati turagiye rero n'ubundi, gusa nyine tugiye gukomeza imyiteguro y'ubukwe bwacu, ubwo nyine mubwire abakuru mu muryango, ababyeyi n'abandi mubabwire nyine bitegure kubera yuko ubukwe bwacu buri vuba cyane. Keza rero ababwira ati ni ukuri ndabishimiye kandi ndabifuriza ibyiza byose, nizere ko ibyabaye muzabyibagirwa. Ahita abaza rero Mireille ati hanyuma wowe ni ryari nyine uzanyereka fiance wawe? Naho Mireille ati nari ndi hafi kubikora, ariko nkurikije ibyabaye muri iyi minsi ndabona rwose ntakimuzanye. Keza rero ahita yirukankana nyine Mireille, ubona ko nyine bari gukina, maze Yves ndetse na Linda bagasigara baseka. Bahita rero n'ubundi bakomeza bagafata amabaga yabo maze bagasezera nyine aba bakobwa, barabaherekeza bakabageza mu modoka maze bakababwira ko nyine bazongera kubonana vuba. Bahita rero bagenda nyine bakajya muri uyu mujyi baba basanzwe bakoreramo uko ari babiri. Yves rero ahita abwira Linda ati sinjye rwose nzabona ubaye uwanjye, sijye nzabona amategeko akumpaye ndetse n'ababyeyi. Naho Linda ati wimvugira ibintu ahubwo ndabona rwose atari jye nzarota umunsi ugera. Umunsi rero w'ubukwe rwose ntabwo utinda, ubukwe bwabo buba ari ubukwe buryoshye, ibyishimo biba ari byose. Linda rero ndetse na Yves bataha nyine mu rugo rwabo, dore ko nyine baba bagomba gutura muri uyu mujyi wundi bakoreragamo kuko ariho hafi y'akazi kabo. Bamara rero kugera mu rugo maze Linda akabwira Yves ati ngufitiye rwose impano naguteguriye kuri uyu munsi. Naho Yves rero aramubaza ati iri hehe ko numva nteye amatsiko? Linda aramubwira ati genda uyirebe mu cyumba cyacu, niho rwose nayiteretse. Yves rero aragenda akareba ku buriri, haba hari igikado kinini cyane, aragifungura akagenda asanga hagiye harimo udukarito dutoya, akongera agafungura kandi gutyo maze akagera ku gakarito ka nyuma, aragafungura rero maze agasanga nyine harimo agateste de grossesse kariho nyine positive. Ahita abaza Linda ati none se ibi bishatse kuvuga iki? Naho Linda ati bishatse kuvuga ko nyine njye nawe twitegura kuba ababyeyi, uri hafi kuba papa ndetse nanjye ndi hafi kuba mama. Yves rero kwihangana biranga maze agahita aterura Linda aramuzengurutsa ati ubundi
niyo mpamvu rwose ngukunda, uri ibyishimo byanjye mu mpande zose, noneho dore rwose ugiye no kunyagura, ndagukunda cyane, ndetse n'uyu mwana wacu twitegura mwese ndabakunda, ubyumve niyo mpano umpaye ku munsi w'ubukwe bwacu, iyi mpano ndayikunze cyane rwose kandi urakoze umugore mwiza. Naho rero Linda ahita amubwira ati nawe warakoze kumpa ibyishimo mu buzima bwanjye bwose. Barahoberana rero maze bagasomana. Inkuru yacu y'urukundo naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba rero ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.